ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze mugenda tubana umunsi ku wundi tuganira ku nkuru z'ikigiye zitandukanye zibanamo iz'ubuzima n'ubuvuzi muri rusange. Umunsi ashize twakoze inkuru y'igisambo cyibye nyirabuja akayabo k'amafaranga. Muganga Matovu aza kuzonguruza ayo mafaranga, yemwe nawe umuvyeyi arishima ati wakoze cyane Muganga Matovu. Uyu munsi wamamagaye ati dushaka kujyana kwa Muganga Matovu, turi kumwe n'icya gisambo cyagibye. Burya n'umusore mwiza kandi ushima Imana uko bigaragarira amaso, nubwo yo kamwe n'ingeso yo kwiba ariko sinzi ariko bikimeze. N'abakiriye kuri chaîne yacu muri rusange, umuvyeyi urabura amahoro. Ko mbona sinsuri dakeye neza urafite n'ibindi bibazo. Nta bibazo mfite. Yego, impamvu mbahaye ikaze nuko twakiriwe kwa Muganga Matovu muri rusange. Musore nawe urahura amahoro. Meruka ni Eric ya Claude ni Eric ya ni Claude. Muganga nawe ndakwakiriye kuri chaîne ya YouTube, wajya kire mu rugo iwawe. Nanjye murakoze, ndabashimiye kuba mwitabiriye ubutumire twabahaye. Murakoze. Yego, reka nubundi umuvyeyi niwe tuga ndibwibandeho cyane. Turahangaha giwe nawe na Claude ndetse na Muganga, ariko ntago twe tuzi nyamukuru ikitumye tuba turahangaha. Yarakomeje arakora duheruka waramwirukanye wa munsi twatandukanye, bigaragara ko adashobora kuba yaba mu rugo iwawe. Byagenze gute ku buryo uyu munsi noneho uri kumwe na Claude kandi mbona arimo araseka nawe urimo uraseka? Claude naje kugaruka nsaba imbabazi ndamubabarira, ambwira ko atazongera. Yego. Kubera ko ngo atarazi ko ari bufatwe. Rero aza kugaruka nsabye imbabazi, ansaba nuko twazajya kwa muganga aho nari nagiye. Ndamubwira ko ari kwa Matovu, arambwira ati mabusha ndagusabye mfashe tujyeyo. Nawe musaba imbabazi nkuko wabashije kumbabarira. Yego. Ubu niyo mpamvu twari tuje kwa muganga, rero Matovu ngo tumushimire. Yego. Okay, Claude, watewe ubwoba yuko muganga n'ubundi yakomeza agakurikirana ibyo wakoze bitari byiza? Yego, nakuntu bitagutera ubwoba kuko kuri uriya munsi ntabwo byari binyobeye, nari meze nabi cyane. Nari ndembye, nari ndi kuribwa cyane hafi yo gupfa. Ahubwo amahirwe wenda nuko muganga ari umuntu w'umunyempuhwe, we avura atica, naho ubundi numvishe ntabwo byari byoroshye kabisa. Kuki wumvishe ko ugomba kuza kuri wa muganga? Nta bwoba bw'uko ari ukundi kuntu yagenda bitari sawa? Impamvu nyine nuko nabonye ko buriya habaho imbaraga cyangwa se ubushobozi, ariho ubushobozi bundi buba butagaragarira amaso y'abantu. Yego. Kuba yuko ngiye ari amafaranga amahuje nayo nabonye ikintu cyane kuba nayatwara amafaranga, yari amafaranga menshi pe. Nawe uri umuntu wenda bijyanye n'ubuzima umuntu aba arimo muri iki gihe, umuntu akishakisha amafaranga yashobora kuguhindura ubuzima. Yego. Ikintu cyatumye rero ntekereza kuba nayiga mawuja nuko ndabonaga ko nagenda akamindura ubuzima, nkava kwa mawuja nyine nanjye nkabasha gukora ubuzima bwanjye ku giti cyanjye. Ubu se warabukoze cyangwa n'ubundi aracyakureberera inyungu zawe nk'umubyeyi? Aracyandebera inyungu zanjye nyine, ni ukubera ntabwo nyine byamiriye, kubera ko Muganga Matovu yabashije kumufasha. Mawuja nyine iyo ataza kumenya Muganga Matovu ubu wenda biba bimeze ukundi ko ntabwo yari kubasha kumfata. Nari nagiye, ariko kuba yaraya umuntu wamurangiye Muganga Matovu akajya kumureba akanga akamfatisha nyine, nabonye ko bishoboka. Niyo mpamvu Mawuja ubusanzwe ntabwo yarasanzwe nzi ingeso zo gukora nuko udufaranga ducyuni ntabwo nyandutwara. Ubwo kugashyitsi. Yego. Ubwo durukana wari umusore uri kwizihirwa, waguze amayoga, baduhaye buhamya n'umudamu nibo utari wamuguriye sinzi we bashaka ko ufite ikibazo cyo kutamuguriye, yarimo aragutuka no kubabyeyi iti kingi cy'ubundi byagenze nuko wari ufite menshi yo gusesagura, cyangwa nubwo wari igisambo ariko umutima mwiza none wari ukurimo? Birumvikana nyine amafaranga ntari cyangwa aragiye kwiyemera menshi. Nari nabonye nyine ndavuga reka ngera ahantu mu bantu nsanga ari abavandimwe twari tuziranye, bafatira akantu nyine nanjye nsoma akantu biza kubanya nyine ubona iyo umuntu asomye akantu arizihirwa.
ndizirwa nyine ngurira n'abandi bavandimwe bari bahari niko mwasanga byabizi. Yego. Okay. Mama turi hano kwa muganga n'ubundi muri mu gicumbi cy'abakuru ubwo niba ariko babyitaraza kuza kumvira nso niba ntacyo nangije ikize nabonaga cyari gike yaba jewe ngiye nafite gike ntakubeshye baguca amafaranga urayatanga bagubwira ahantu ugomba kujye kureba uwo muntu ntabwo twabashobora kugana muri cyo gikwe ko ufite iroro ryo kuba wifuza kugurira amafaranga yawe wagize ikizere kingana gute kikwereka ko n'ubundi gutanza ayo mafaranga kandi bari batwawe menshi ayo ngagomba kugarizwa n'ubundi na muganga waramaze gufata amafaranga we yavanze wari wahandangiye nawe yarambwiye ko yamugaruriye ibintu bari bamwibye byo mu nzu. Yego. Kuri ikizere nari ngifite kuko yari yamaze kubinyumvisha yuko nta kibazo. Yego. Ndavuga n'ubundi nta kundi reka nyatange. Yego. Kuri twagiye mvuga ntibirashoboka cyangwa ntibishoboka ariko tugezeyo tambona ko bishoboka. Yego. Nyuma cyagira iki gushima nibwo nkiza gushima ariko narabitekerezaga n'abandi nzajya mbona bibye nzajya mbashishikariza kuza kwa muganga Matovu. Yego. So kuri muganga Matovu wakira gute kuba ibintu wakoze nk'umuhamagaro cyangwa nk'umurage warazwe n'ababyeyi bigenda bifasha abantu bamwe na bamwe bagiye batandukanye kugera kwego noneho uyu munsi ubona wakiriye umurwayi wavuye reka nkoresha iyo mvugo une mu magarurije ibize ndetse n'indwara ararwaye ari cyo gisambo cyari cyamwibye bari imbere yawe baje kugushimira. Kuri jewe biranshimisha kuko binyereka yuko umwuga nasigiwe n'ababyeyi uburyo ngukoramo kandi ukagira abanyarwanda akamaro baba ari abo mu gihugu baba ari nabo hanze y'igihugu biranshimisha kuko mbona ko umwuga mukora kimwuga. Ntabwo mukora wenda mu buryo bwo gushaka amafaranga mbukora mu buryo narazwemo uburyo ababyeyi banjye babikoraga ndeba uburyo bageze mu buryo babindaga nanjye rero mbikora mu buryo bwa kimwuga kugira ngo mfashe abanyarwanda. Biranezeza cyane rero iyo nakoze ikintu nk'iki ngiki umuntu nkabona arifasha bamwonje kugushimira. Ndetse nanashishikariza abandi bavuzi bagenzi banjye bagiye bakora ibintu byiza ku buryo nibura nabo bajya barabashimira. Rero mpita numva ko ibyo nkora bimbega bibari fiye kuri ngewe. Birashimisha cyane. Yego. Urumwe bavuzi bakora ubuvuzi gakondo bwambukiranya imipaka. Mu minsi yashize twakoze ikiganiro n'abadiaspora babiri baje kugushimira bagusigira n'imodoka nziza ya Rava4 usigiye nage no muri iyi minsi ni imbaraga ki wakoresheje kugira ngo wigarurire isoko ryo mu Rwanda yemwe n'iryo mu mahanga. Urumva imbaraga zo zirahari kuko mu buvuzi dukora ubuvuzi bwa gakondo kandi gakondo ibamo imbaraga nyinshi habamo ibyiciro biri nkuko nyobora misobanura habamo imbaraga ushobora gukoresha igihe umuntu akuri iruhande n'igihe atakuri iruhande. Yego. Nkuko nyine umubyeyi yangezeho akambwira ati banyibye ntabwo none umuntu wakwibye gendera musangana kandi uho aho namurangiye akagenda akamusanga bivuze ngo n'undi wese waba uri hanze ikibazo cyose yambwira nagikemura kuko izi mbaraga dukoresha ni imbaraga zitagaragarira amaso y'abantu. Ariko ni imbaraga zitwa icyo bita imbaraga z'ururimi gutegeka ikintu ukavuga ngo iki kintu gikorwe kikaba ariko bitewe na za mbaraga za zitubamo twebwe twarazwe cyangwa se ibyo bita sinzi wenda uburyo abantu bajya bakunda ku Kinyarwanda bacyumva neza ariko twabyita nko kubiragwa. Izo mbaraga turaziragwa nyine uko ni imigenzi iba yarakoze kugira ngo bakore ubwo buvuzi ntago ari umuntu wese upfa kugera mu muhanda ngo azitora habonye izo mbaraga. Niyo mpamvu rero tuzikoresha mu buryo bwo gufasha abantu kandi natwe tukumva ibyo dukora biratunyuze biratunezeza kuko dutabara ubuzima bwa benshi. Yego. Ati mutabara ubuzima bwa benshi kandi nibyo koko Imana itanga ubwenge kugira ngo iha abantu ubwenge kugira ngo babashe kubukoresha basigasiye ibimwe byabo yaremye ari byo twebwe abana b'abantu. Kuri Claude we natsa nkugana ku musozo kuri wowe iyi situation waciyemo cyangwa ibintu byakubaye ko wakuyemo somo ki wanagira muri nama na bagenzi bawe cyangwa se ubundi warabiretse kwiba? Narabiretse na abasibye ko wenda n'ubundi bitari ari ibisanzwe ko gusa ari amafaranga mu by'ukuri tutabishyanye nk'umuntu wari wese yabonye ntekereza kata ari cyari ikigeragezo kiriya cyaransinze ariko nyine isomo ntakuyemo nuko ntago nabyongera kubera ko nabonye nyine ko n'undi aho wajya hose. Yego. Iyo wagize Burayi n'ubundi
bashobora kukugarura cyangwa se ukaba wanagira n'ikindi kibazo y'amafaranga ntunayarye n'ubundi urumva ko uburuhiyutse. Yego, ubwo ni inama wagiriye n'icyizere wenda. So inama nagira rero abantu nyine batekerezaga kuba bakora ibintu nk'ibyo ngibyo, wenda bavuga ati yaba yacomora amafaranga nk'ayo ngayo cyangwa se n'ikindi kintu, inama nabagira ni uko babyirengagiza cyangwa se bakabitesha agaciro, kuko biragoye ko wapfa guheza amafaranga nyine muri iki gihe, kandi hari abaganga bafite ubushobozi cyane cyane nka Matovu nyine niwe njye nibwo bwa mbere nabibonye nyine, najyaga mbyumva mu mateka ariko simbyemere. Gusa nyine nabyemera ari uko byambaye, niyo mpamvu nagira abagenzi banjye inama nyine yo kutazakora nk'ibyo nari nakoze. Yego, ati wabyemera uko byabaye ariko buriya kugerageza biba bibi. So tusa nk'abagana ku musozo, kuri kunya umubyeyi wari waribwe amafaranga, wakuyeho imbaraga zo guha imbabazi uyu muhungu, ntabwo wagize uvuga uti ejo n'ejo ndashobora kongera? Burya ngo ingeso nipfa. Ubu niyo yakongera nta kibazo mfite. Nagana kwa muganga n'undi wari we wese wabitekereza najya kwa muganga Matovu. Yego, nta bwoba mfite. Yego, nubwo namubabariye. Yego, so dusa nk'abagana ku musozo n'ikintu ntwabwira Matovu, bawe tubaje kumushimira, bishimiye birumvikana cyane, ariko nk'iki wageza kuri Matovu cyangwa se Matovu ndetse wenda n'abandi bantu nabo bari bahuye n'ibibazo bisa nk'ibyawe, mu buryo kibafashwamo? Muganga Matovu sinabona uburyo nabivugamo, uburyo namushimira. Ubundi ari ibishoboka namushimira uburyo ntabyumva, kuko yankirije byinshi. Nibazaga ku kintu ndi bubwire umugabo cyanyobeye, ariko muganga Matovu yarakoze pe. Ndagushimiye, warakoze cyane rwose. Urakoze cyane. Urakoze. Ayo ngayo mu buvuzi bayita ngo iki? Ni umufuragiro. Bita kwitura bakugiriye neza. Ubu utsindiye imodoka bwa mbere bigaragara n'amabandara abiri. Rwose n'umubyeyi arakoze. Umuntu utekereza kuza gushima ni umuco. Ubundi Abanyarwanda aho bava bakabigera kuva na kera barashimaga. Rero iyo umuntu ashimye gutya bikamukura iwe, bituma njye nkora cyane kugira ngo mfashe Abanyarwanda benshi. Yego, ndetse bituma ngerageza kugira ngo ndetse n'ikibura nyongereho. Sibyo kuko ku ruhande rwanjye numva nta kibura rwose. Ndamushimiye nanjye rero cyane. Ndagushimiye kandi wanganye utazi ko hari icyo nagufasha nyine, ariko warabibonye. Ndetse n'uwo mwana inama namugira nawe ni uko buriya hari imbaraga zikora rero burya gukorakora ntabwo ari byiza, aho urasaba. Niyo mpamvu babonye byakugendeye kuri, ariko njye ntungire umugome kubera ko nishe uburyo wagomba kubaho ngo amafaranga guhindura ubuzima, ushobora kunda ukagira umugome. Ariko hari ahubwo nawe biguha uburinzi n'ikindi gihe waba wagize ibyawe. Numva rero namushimira, barakoze cyane. Yego, dusa nk'abagana ku musozo, twibutse zimwe mu ndwara uvura, utuwe adresse y'ahantu uri, uzibutse nyine abadukurikiye na nimero ya telefone, by'umwihariko ku bakwifuza ko ubafasha bari kure. Indwara mvura njye nagiye nzisobanura. Mvura indwara mu buryo bubiri butandukanye. Hari indwara zisanzwe, hakaba n'indwara zituruka ku myuka mibi. Yego, izo ndwara rero zisanzwe ni za mibe, ni imitsi, ni turokuminase, ni igifu, ni umwijima, ni mbega izo ndwara ni abariwe n'inzoka, ni abavunitse nkaba nabunga, mbega ni abarwaye amahumani. Ibyo ngibyo urumva ayo miti iba ari ukwayo, iyo ndayivura. Hanyuma iyo bigeze mu myuka mibi rero, hari tugita imbaraga zidasanzwe. Ni babandi nyine bahura n'ibibazo bitandukanye, babandi usanga bahura n'ibintu by'ibizazane batazi aho biturutse, babandi usanga babatumye amahembe bene wabo, babandi usanga babarogeshe babagiye kubera amashyari, babandi usanga bakora akazi usanga akazi kabo ntacyo kabagezaho kandi bakora buri munsi, babakobwa usanga bashobora kuba barambagizwa ubukwe bugapfa ku munota wa nyuma. Mbega ibyo ngibyo, izo nizo ndwara
imvura zigeneye imyuka mibi cyangwa se karande. Hari karande kamiza imiryango abandi usanga bari batunze ibintu iwabo mu miryango imbere baratije hagajya bakabandwa nyuma bakabihagarika bikagenda bigira ingaruka ku bana babo cyangwa se kubuzukuru babo nabuzukuruza. Ariko rimwe na ugasanga bazi n'impamvu ibintu bigenda bibaho by'ibizazane bitunguranye batazi, ariko iyo bigeze kwa matovu byose birakemuka. Yaba ari abanyarwanda bari hanze y'igihugu kuko nabo bafite baturutse mu Rwanda, hari usanga n'umuntu yagiye no hanze ugasanga afite bene batishimiye ko yagiye hanze, bagatangira kumwohereza amahembe, bagatangira kumwohereza ibirozi, bagatangira kumujurira by'abagiye guhahira ntahe ngo aronke. Urumva nabyo kiba ari ikibazo. Nomero ya telefone rero ngira ngo ikunze kuba iri ku kiganiro ni 078 24 28 676, hakaba n'indi ya 0790 45 7800. Uwabyifuza wese yangeraho nkamufasha nk'umunyarwanda ufite ikibazo. Haba akenera gukuza za nyabingi babo mu nzu kugira ngo bigire mu gusenga, bajye mu mihango yo gusenga. Uzifite mu nzu urampamagara nkaza nkazigukuriramo. Hari abagikenera kubandwa wenda ari abana batazi ko byagendaga, ashobora kumamagara mwereka imandwa ziwe z'iwabo bakongera tukazubakira igicumbi. Ibyo byose rero turabikora nta kibazo. Yego kandi amagara araseseka nayorwa. Ubwo urahamagara nimero ya telefone ugane muganga Matovu aragufasha kuri buri kimwe cyose. Umugabo ukora agashimirwa, bura ngo ukoze neza arashimirwa, ukoze nabi nawe akanengwa cyangwa se akagaywa. Yewe nitwa Romeo Janvier, tubana umunsi ku wundi tuganira ku muri yestandukanye zibana ku buzima bwa muntu umuntu agomba kwikurikirana iteka ryose. Bye, muhabwe umugisha.